amagambo ane y'ingenzi nimba ikubwira uratangara. Irya mbere ngo ryitwa mwaramutse, bonjour. Kenshi yaba abantu dukunda kugendana kenshi ni ukuri suku birarira ngira uwo muco. Niyo yenda ngeze kuri feruje ntwaye imodoka uri ku ruhande ndamusuhuza nkambwira bonjour, wiriwe uraho. Noneho madame akunda kumbwira uramuzi? Ntoya ntabwo muzi. Ariko ubu yaramenyereye nta kibimbaza. Twaragendana akambwira urase kwara kwazi ko ngenda kujya kubwiriza ahantu henshi, urase no muri yetorero ni ntaryo. None uramusuhuje gusa yego ntabwo muzi ati okay. Tukagera imbere kandi none abone mudamo muraho kubona nyine bira uzari abanyarwanda tugira umuco mubi w'ubuturage. Ubundi iyo umuntu agufesinze mu maso uramusekera bivanaho igihu. Siko bimeze? Uzari berko tugira umuco uri farouche aho ureba umuntu mutaziranye ukamufesinga mu maso, kandi iyo fesinze mu maso burya niyumvamo mba vexe numva bimbangamiye, kandi iyo bimbangamiye nanjye ndakureba tukarema noneho bati edere singuhinzira nanjye singuhinzira ntacyo twapfuye. Normal rero umuntu uri actually civilize iyo umuntu akurebye uramusekera bikuraho igihu. Kandi uzarebe iyo umuntu umusekeye ukamusuhuza yibwira ko muziranye, c'est-à-dire umwigije hafi. Amen. Menyera kubwira umugore wawe waramutse sheri, warose neza, byakugendekeye gute ijoro? Mbere yo guhamagara ijuru no guhamagara Yesu hari umuntu mwaryamanya hafi aho, muramutse mubaze uko byagenze, ngiye narose gutya, bonjour. Ni ingenzi, ndabasabye ni ingenzi waramutse. Waramutse rero ntabwo ari waramutse nyine igamije gusabana. Icya kabiri ni ijambo ryitwa murakoze. Amagambo ne y'ingenzi murakoze. Mfite imyaka 16 nta mama nari mfite. Nagize mama wacu arambwira ngo nguha n'ikintu kimwe mwana wanjye, uzirinde kutarya ibiryo by'umugore wawe. Ngo nicyo kintu kimubaza kuruta ibindi. Nabifashe mu mutwe. Niyo naba nariye brushette kumwe musohokana n'abandi bagabo ndaza ngakoramo, cyangwa nkabimubwira hakiri kare, uyu munsi ndajyana na Olivier kuganira kandi turaza twariye, ntacyo bimutwara. Ariko izo turi mibi akabona nyine urimo urareba ibiryo nk'imihurumbure aravuga ati ngewe maziki muri uru rugo, maziki muri uru rugo. Ndagusabye rero jya wibuka gushima. Kugira gute? Naguterera ishati ukabona iteye neza, mushimire. Bizamura estime nshuti zanjye, bizamura estime, bizamura agaciro. Twese niko tumeze. Iyo ushimira umuntu n'umukozi wo mu rugo ngenda mushimira n'ukuri, ndamushimira pe. Yaba yatetse nkamubwira ngo merci watetse neza uyu munsi, ntabwo nzahora mutonganya gusa. Ariko uyu munyu we ntuzi gupima. None niba yapimyeho kuki utamushimira? Twige gushima, sibyo? Amen. Umva rero irya gatatu iri ryo kubagabo. Nyagasani Imana y'isi n'ijuru iri kubagabo ni Yesu wenyine. Pardon. Mbabarira. Twakuze twese batubwira ko papa iyo yakubitaga mama yamuguriraga igitenge bigahwaniramo. Namwe niko byagenze, niko mwakuze mubizi. Ni njye nyine se? Abagabo bakera yatonganaga n'umugore akamucapa, aho kugira ngo azasaba imbabazi akagenda azanye ikintu runaka akakimuhereza ugakaba ari ihannye. Nta kintu kiruhura umutima nk'ijambo. Niba uzi ko wakosheje bitwaye iki kumubwira ngo pardon, mbabarira sheri, mbabarira. Umwana ngo baramukubise mbwa ati icara hasi, aranga. Icara hasi, aranga. Se azana inkora mukubita imwe aricara ati kare kose atuye kuribeshya da, ati ndicaye ariko mutima ndahagaze. Ni inkoni gusa ariko none ntago ari pardon yandahagaze. Pardon iri sincère, pardon ivuye mu mutima nkushaka koko urekonesa ko umuntu wamubabaje ukwiye kumusaba imbabazi. Cyagiye vraiment nagukoshereje pardon, unukuru mbabarire pe, kandi nzagerageza kubihindura. Hareta ajya kugutekera umureti. Urabura umugabo mwiza. Icyanyuma rero iki cyo ndabizi ko mutari bukigiye singi ni oya. Ijambo apana yego, oya. Oya. Burya barakubwira ngo ingorane y'abantu tugira ngo iyo ushaka gupima character y'umuntu ngo ikimwe mu byo umupimiraho ni umuntu uzi kuvuga oya. Oya ni imbaraga ihambaye ku mugabo n'umugore we. Ndabizi murumva ari contraire, ndabigusobanurira.
nagiye mbona abakobwa cyane ndi pasteur kandi ubona ndacyari muto nganira n'urubyiruko pe nkabaza umuntu ariko se ko maze iminsi mbona ubwo n'umukobwa ko maze iminsi mbona ugendana na Aimable bigeze hehe hari gahunda mufite ati wapi Aimable ngiye ntabwo twabana mbona byatari umugabo n'urugero ndi gutanga ariko suriya no Aimable wundi atese kubera iki ngewe rwose mbona atari umugabo umuntu atantegeka se 80% natangajwe n'ikintu ngo bavuga ngo umuntu adashobora kumbwira oya ibintu byose mubwiye arabyemera burya abagore bakeneye kumva autorité yawe kuri bo bakeneye kumva ubugabo bakeneye kumva basa n'abavuga ngo si sawa dore ibikwiriye nibi nakubwira sheri ugomba kungurira ibingibi nimvuga kandi oya ntuyivuge ku mugore gusa no ku mwana bibuke turi kuvuga umuryango kwiga kuvuga hoya uzarebe abana bacu twababibyemo ibinyoma tutabizi kuko twe tuzi ko dushaka kubanezeza kubera iki yakubwira ngo papa buriya we abazi ko uretse Imana kuko ntaranayimenya ni wowe Mana ye yakubwiye papa uranzanira bombo y'amata unzanire na jus unzanire n'amata ya Mukamira ukavuga ngo ye burya we mu mutima we si wabona utashye uri Imana ntibikunanira iyo abonye uje rero utabizanye umuremyemo ikinyoma byitaho mubwire ngo oya ntabwo ndi bikuzanire kubera nta mafaranga afite ntabwo ndi bikuzanire sinza kubona umwanya umwana wawe urimo uramutoza ubugabo kandi mwibuke kurera ntabwo ari kuvuga numve nikora ndebe Billy Graham yaravuze ngo un exemple iruta 1000 conseils urugero rumwe gusa ruruta za yego zo kwirwa ubwira umuntu ngo urumva umwana muzima ngo abigenza atya no ukeneye ko umugabo umuhungu wawe azaba umugabo muzima kunda nyina mukundire nyina witongana mu rugo nakubonemo ubugabo bwiza azakura yifuza kuba wowe Imana ishimwe cyane baravuze ngo umwana ufite imyaka 16 aho hagati ya 14 na 16 ngo nukeneye kumenya ko si yabaye mwiza ngo uzamubaze his role model uzabaza umwana ngo role model wawe ninde uzumve niumva atavuzemo papa uzamenye ko ntacyo wakoze burya kuko ubundi wowe uramwimpactinga ubuzima bwe buri munsi akwigiraho buri munsi arakubona kimwe rero mu byo gukeneyemo nukuvuga hoya papa uzanjyana hehe uzadora tuba rimwe ntabwo tuba twumvise iyo bavuze rega papa uzanjyana no kunuze uzangura n'akamodoka we ntabwo arimo arivugira arasa n'ubwira Imana ye iga kumubwira hoya madamu wawe iyo autorité arayinjoyinga nzabo banze kubera iyo mpamvu ntabwo anyanga ngewe ntabwo anyanga pe mbona nkunda ariko muburamo ubugabo burya biramuryohera iyo umubwiye ngo hoya oya kubera iki byagenze gutya mu rukundo byose kabikorera mu rukundo biraryoha yumva mu hejuru afite icyo bitambrera afite autorité afite umugabo Imana ishimwe cyane